siyansi n'abizi iyobokamana, ahari bo basobanurira ibirenze ku muntu, ibimutera ishyari ndetse no kwishyira hejuru. Nabo byarabayobeye bahora bibaza umuntu, mbese umuntu ni iki ko ashaka kwimura Imana? Mbese umuntu ni iki ko mbona yishyira hejuru, agashaka isumbwe no gusuzugura abandi, akibagirwa inkomoko kwamomoka mu gitaka. Igihumano kidashobora kumenya umubumbi, ibya mwene muntu biteye urujijo rwose. Mbese umuntu ni iki ko ashaka kwimura Imana? Mbese umuntu ni iki ko mbona yishyira hejuru, agashaka isumbwe no gusuzugura abandi, akibagirwa inkomoko kwamomoka mu gitaka. Igihumano kidashobora kumenya umubumbi, ibya mwene muntu biteye urujijo rwose. Twibuke mu bihe bitari kure korona itera, urusaku rw'intambara indege biba birashize, amamodoka n'amato bifungira nk'iyo byose. Ubwo gutinya icyo cyorezo bishaka mu myobo, none babonye agahenge bongera kwimura Imana. Intambara zirakomeje mu isi ya mwene muntu, mbese umuntu ni iki ko ashaka kwimura Imana? Mbese umuntu ni iki ko mbona yishyira hejuru, agashaka isumbwe no gusuzugura abandi, akibagirwa inkomoko kwamomoka mu gitaka. Igihumano kidashobora kumenya umubumbi, ibya mwene muntu biteye urujijo rwose. Mbese umuntu ni iki ko ashaka kwimura Imana? Mbese umuntu ni iki ko mbona yishyira hejuru, agashaka isumbwe no gusuzugura abandi, akibagirwa inkomoko kwamomoka mu gitaka. Igihumano kidashobora kumenya umubumbi, ibya mwene muntu biteye urujijo rwose. Bikomeye birata ubushobozi, iyo hariho igihugu gishaka kubashyikira, bakigabaho ibitero maze bakagicogora, bakagaragaza imbaraga n'ubuhangange bwabo. Iby'Uburusiya na Ukraine nabyo n'urugero, ibikorwa bya mwene muntu byuzuye agasuzuguro. Mbese umuntu ni iki ko apfa akarutwa n'isazi? Mbese umuntu ni iki ko apfa akaribwa n'ikimonyo? Ibyo yaruhiye byose bikagabana abandi, agahabwa umugabane wa metero ebyiri zonyine. Iyaba yarazi isumbwe rya rudasumbwa, iyabasha rwose kongera kwishyira hejuru, ibyo kugira ingagari mu isaka bivaho none, akemera akaturiza mu isi wera wahera. Mbese umuntu ni iki ko apfa akarutwa n'isazi? Mbese umuntu ni iki ko apfa akaribwa n'ikimonyo? Ibyo yaruhiye byose bikagabana abandi, agahabwa umugabane wa metero ebyiri zonyine. Iyaba yarazi isumbwe rya rudasumbwa, iyabasha rwose kongera kwishyira hejuru, ibyo kugira ingagari mu isaka bivaho none, akemera akaturiza mu isi wera wahera. Iyaba yarazi isumbwe rya rudasumbwa, iyabasha rwose kongera kwishyira hejuru, ibyo kugira ingagari mu isaka